hano ko mbona hari amahumbezi reka njye kureba ka Keza tube twicaranye ahangaha dore ko ndi na shefu wa karitsiye. Ariko mana muri iyi karitsiye dufite umuhungu bita ngo ni shefu wa karitsiye yaratuzengereje waraye. Bite muto? Ni byiza tu, amakuru ni meza. Ariko se kuri kwibaza ku bintu byinshi. Hano muri no karitsiye harimo agahungu bise ngo ni shefu wa karitsiye karanzugereje n'izina ry'Imana. Ese wazaretse tukajya kubibwira muvuga ubutumwa w'inshuti yacu akazerera tukareba ko nta kintu yadufasha. Ni nako bimeze n'ukuri kw'Imana karanzonze. Yo gafite ishati yakabereyeho nk'ikirangantego. Ariko se ubundi niwajya ati ni tuzabibwira umuvuga ubutumwa gasengere. Amasaha y'abagenda se urampita bambwiye ngo ngabaze ibyana muri karitsiye bajya kumurira kantiturira igipeti kimwe muri byo hano kanikoze amasaha atancika. Reka mba nicanga nsubire mu masomo hano. Iraho mwaka yari ikomeye pe. Resipitiya bimeze bite? Bite nigaya? None se mbwa. Kambe nambitsaga. Nese ngo ni shefu wa karitsiye barandaye ngo karitsiye yanyu ngo irimo ibyana. Shaka unzongamo kimwe se ndakibona utemwa. Igitabuza muri karitsiye yanjye n'ibyuzi. Hase binkorere mwa. Duhaguruka do. Tugere. Hano hirya ntago twa. Bite bana? Ndi kubona mwibazo byinshi se habaye iki? hari ikibazo dufite ariko cy'agahungu cyitwa shefu wa karitsiye. Ari urakoze ahubwo uranaza. Kwa tugiye kukakurega. Ako gahungu se nakahe? Yego ko mwameneka kandi kambara ishati wagira ngo yakaboreye. Muri iyi karitsiye. Twatuje kumukuragera ahubwo Kagufiya kitwara. Umva rero ngiye ikintu nababwira nuko nabafasha nkabasomera ijambo ry'Imana narangiza nkabasengera uwo muhungu rwose Imana ikamubakiza sibyo se? wakoreye Hano rero amafite Bibiliya tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo nimugakurikire. Ebana hasi uzanshiti zanjye zageze kugasimara shaka ajye kuzandebe rwose ko zandangira umwana azagira umugore ebana yengeye kubareba tu ngiye kuba ariko byagenda kose uzanshiti zanjye buzahageze reka ngene magere. Shaka mbe nkwamye hano mbe nejeje amariga yanjye ndeye ko yaza kungwira tugateramo agastori kamwe ho gakeya ntari bitu. Salama bro. Salama mwa. Ntabwo bimeze bite se musaza? Ni poere mwa. Ayi bana sha nye musanze hano. Ayi muzaniye agakuru tu. Ngaho se mwa. Sha uzi wa mwana bita shefu wa karitsiye. Sha man jo nagize itekerezo. Cyo gushaka kuzana umugore. Ariko narumvishije ngo bafite ngo abana sha ngo baziranye. Ngo badanje mwa ngo ni mubi cyane. Ndabyumva. Saiba none se mwako nshaka ko tuzagira nayo ukandangira nyine hari ribi. Naye namubaje mu minsi yashira ati ndanzungemo icyana kimwe n'ibyo byana arambye ati byana byo birahaye hano muri karitsiye ntari. Shamva nyine nicyo kintu nje kukubaza hanga kugira ngo nzaje kureba mu nkicana nge nzigira umugore. Ebana kuko ebana maze gukura ntunabibona se. Shanda bibona mwa yarambye ngo ariko ngo arambye ngo afite mu baki y'abakuru mwa. Reka muri karitsiye yabo ngo nta kibazo. Cyane naragwize narakubuza ariko nashaka. Maze iminsi nari nahari ko none naje tu. Ebana okay. Kangucomoke gatoya. Ari muncitse. Turi kumwe bugumye kwaka gasima nyine tu. Tubonane. Ebana sawa tu. Kanifurire nkora amasomo. Mbega byiza we shangeze hano wabo wa Darike shako ni heza akura mwana tu nje kumusaba urukundo niba arumva niba atarumva simbiza ko ni mwiza bya hatari ndahigereye mu rugo shaka kaza ntambike ngera hano iwabo ndebe niba ari hano mu rugo tu ari Salama Darike. Salama. Amakuru yawe se? Ni meza. Bana shana naragwize narakubuza urongeze iwanyu pe. Urahageze. Ko ni mu bacepe. Rega turabakira. Sha ikintu kizanye se? Sha bana muri iyi minsi rero ushaka umuntu twaba inshuti ariko barakundangiye tu. Yereka ko nzagushakira. Nzagushakira. Ndio uzanshakire se? Akanakumira barakunyemera ari wowe ngo nzaje kunshakira. Nzagushakira. Sha ndaraburijwe tu. Bana. Ariko pe nakurangira. Arundi wandangira?
noneho njye narirangiye ariho nshaka none ngo ugiye kundangira iyi nakurangira wundi bantu urandaburishe tureka ngo ucomoke n'ubundi nzishanza koza nihigire sawa Uti mestemwa ziko nagiye kureba wa mutipe mani ngo ni Lucky ariko nyine arambwira ngo cya cyana nagiye kukireba amfite amakuru yuko kitamweme wa kintu cyaramukatiye niyo makuru mfite ngo aragiyeho nimugoroba ngo cyamubonurije fo Sharaki nawe rwose ni fake subu cyamuraburije gute sinzi nanjye byemwa shanange kabisa naye ndi mu rugo sha umwana arambonurije reka njye kwibwira inshuti zanjye ibintu bimbayeho rwose njye gushaka undi ajya nta kuri no kwihangana tureka ngende nabyo kabisa salama inshuti zanjye cyane kuma muri kumvugaho pe chef akaritse naramubuza sanze turi kwibaza ati se kiriya cyana ngo wagiye kukirira cyabyarana reka nkwibarize mwara isubu gihe nagupashije icyana wana we kugitera imitoma byarakunaniye wana cyana giho kare mwana kirambuririza kiri gufura urumva ariko ni cyiza mana umva umva ubweshite yanjye urumva gihe naguhize kare ubu munsi nari vati ndagufatisha ariko ngize imana bafatisha mwembi ariko chef akaritse ariko cyangwa none se chef akaritse asigaye ahagaze umuzigo none se niwe wakibaye mukizunze kiriya cyana niwe wamuzunze kiriya cyana Lucky kare umva nyine njye ntago ndi gutinda gusa nje kwabwiye inkuru nyine ko bambunirije mwana icyana kare mugiye kumbonera umwana ariko ndihangana nyine tureka mbacike reka mwihangane nyine tu chef akaritse tuba tuguze cyangwa nyine mu rugo turi kumwe tu